Yes, bwana Pacifique. Ndakumva cyane. Kugira ngo dutangire amakuru neza kugira ngo abantu basobanukirwe ibyabereye hano muri Rwindi muri territoire ya Mwenga. Ndagira ngo tubanze dusubireho inyuma gatoya nko mu myaka ya kera. Kubera M23 ibi bintu ikoreye hano ngiye byahise bituma njya gushakisha numvaga ko hari ahandi byabereye. Nibiki rero? Ubundi ibi bintu yakoze byakozwe n'abantu bakomeye cyane cyangwa se igisirikari gikomeye. Yego. Ahangaha ni operasiyo cyangwa se navuga ko ari nk'uburyo bwo kwigobotora umwanzi mu gihe waba watatse cyangwa se waba watatswe. Aha rero byagenze bite? Ahangaha muri territoire ya Rwindi muri territoire ya Mwenga ibyahabereye mu 1900 na ubwo reka tubanze duhere hano 2015 bundi muri 2015 Werurwe ubwo ni mu kwezi kwa gatatu ku itariki 26 ingabo z'Abarabu cyangwa sinzi bazita ngo ingabo z'Abarabu mu Cyongereza ariko nyene ni ingabo z'Abarabu zihuri biriya bihugu byunze leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ndabyumva cyane. Muri uwo mwaka 2015 Werurwe 2026 zagiye mu gihugu cya Yemen zijya gufasha ingabo za Yemen mu kurwanya imitwe y'iterabwoba yari ikarishye cyane yari yasaze. Ahangaha icyabaye niki bari kuri patrol ibintu byababayeho byarakasa mutwe baratatswe ibyihebe birabakubita koko ku rwego ruri hejuru ariko noneho uburyo babigobotoyemo nibwo ngiye kuza mbabwira. Nanone iyi tekinike bigobotoyemo ibi byihebe nukuvuga ngo mwijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane ubwo ni ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane Nyakanga 1976 nibwo operasiyo bita Operation Thunderbolt. Iyi ni operasiyo yabereye mu gihugu cya Uganda Entebbe. Ubwo Israel yazaga kubohoza abasirikari n'abaturage ba Israel hano icyo gihe hari hayobowe n'uwo bita Yamini Dada. Idi Amin Dada yaje gushiduka igitero cy'ingabo za Israel kimuriho hejuru. Noneho yohereza abasirikari benshi uburyo nabo babigobotoyemo bajyanye n'abaturage byose kimwe. Noneho nibyo byongeye kuba ahangaha muri Rwindi M23 ibikora yabikoze guterera uko buryo babigobotoyemo n'ubuhe reka uzubusobanukirwe n'ubundi nibwo M23 yakoze. Yes. Hanyuma rero ni nako turi buze kubabwira yuko ingabo za leta Kinshasa uyu munsi zitigeze zitanga agahenge ku ntari za Sarambwe munsi ziriwe zibaga nta kinya bakomeje kugenda bakorera ibya furambi AFC mu 23 nyuma y'itero bikoze cyane byabereye hano muri territoire ya Masisi muri access zerekeza aho bitazarubajya kabisa. Ubona ko leta Kinshasa yongereye akabaraga ndaje tubivugeho gatoya ariko kandi nako ndibuze kukubwira ibyongeye kubabaho muri iki gicamunsi kuko ibyo byabaye mu masaha mu gitondo bakubite mu vetura ku buryo bukomeye cyane ndetse ndaje nkubwire ibyo M23 bakoreye mu gihe iri kuba birindukana. Ni nako kandi turibuze kwerekeza no mu bindi bice birimo za Warikare tubabwire operation yagizwe ibanga yarayibaye hakicwa aba mercenaires benshi cyangwa se bano bazungu harimo abafaransa ababirigi ego hanaho rero bakaba bakubitiwe mu gatebo kamwe ndaje nkubwira aho bakuburiwe bajyanwa n'intare za Sarambwe. Yego. Si ibyo gusa uduce turagwira akako izina ryako ryananshaza ngo ni Busihe nimba ari Busihe na gace kari muri Masisi ahangaha hari kubera icyitwa urugamba ubutumwa amazina yatwo ahangaha hari kubera urugamba rwa Kasamutwe hagati ya M23 ndetse n'ikoalition yose muri rusange byose turaje tuyabwire neza akanuko kandi Kinshasa nanone M23 iberetse tekinike itarabaho ubwo M23 yari iri mu misozi hejuru aho ngaho ibyo Kinshasa yakoze igira ngo irimbure ishaka no kurimbura umusozi wose. Ese yari igiye kubikora gute? Izi drone yohereje byazigendekeye bite? Ibyo byose turaje tubibahereza akanuko kandi nta nakamwe dusize inyuma. 5 shimi abantu baduhaye like niko bimeze bwana Fisi. Imana ibampera umugisha kubera ko muduhaye like rwose bakande kuri like ndimo seka mukanya. Buriya rero mama wanjye yarambwiye ngo buriya umuntu nagusabira umugisha ngo ku munsi ukabona umuntu ukubwira ngo Imana iguha umugisha ujye umenya yuko kandi uwo mugisha ubukora kandi tubifuriza umugisha turawubifurije kabisa. Hanyuma rero bwana Fisi mukanya urumbonye seka uvuze ngo duce turagwira ise ntekereza nanjye ndakopara ndavuga ngo aba president baragwira
hariya hirya rwose hano mu baturanyi hari umuperezida umaze kuvuga ijambo rinsekeje. uwo ni wa mukomediye wacu. Ndaje mbabwire ibintu amaze kuvuga. Uyu mugabo asigaye ameze nka ntuzi, asigaye ameze, hari umugabo w'umwongereza ukunda gukina utuntu tw'udukomedi afite akantu k'agakoni, hari Mr Bean, hari na Shariro uwo Shariro uwo nguwo rero rwose bameze kimwe, usibye kuri we abikora asa n'utuje, ariko ndaje nkubwire ukuntu Neva amaze gukora ikintu gitangaje cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. So nako ndibuze kukubwira ko bwa butumwa leta y'u Burundi yamaze kubwakira, ariko uburyo iri kubusubizamo ngiye buriya butumwa ahubwo ndaje tubisesengura neza. Bwagejejwe muri presidence, buriya bukubiyemo amakuru menshi cyane, bukubiyemo ikintu cy'ingenzi cyane. Yego rero dutangire amakuru yacu. Reka dutangire amakuru yacu. Utangiye utubwira ngo ahanga muri Rwindi watangiye mu myaka icyo gihe ngero hari n'igihe wabivuze numva ndabirambiwe. Aha rero ni ku munsi nkurabirambiwe, numvise ubivuga byarambiranye. Amakuru yari amakuru aba ari amakuru. Intare za Sarambwe iyo operation yabaye mu iyo myaka, yabaye mu ijoro ryashize, ikaba yongeye kugarurwa hano muri Kongo. Ubundi byari mu ijoro ryashize nibwo urugamba rwatangiye hano muri Rwindi. Bigera mu gitondo saa 12 urugamba ruri tayari mw'abantu mwe. Noneho kubera ko M23 yari yasaze yakarishije, M23 ikomeje gusharinga ibisasu byinshi ndetse n'iki n'umuriro mwinshi, ubwo urufa y'abantu bari kubyumva. Nkanga rero icyaje kubaho niki Kinshasa bahise bazana umusada udasanzwe. Umusada ndakubwiye ngo ni wumva umusada wa Kasamutwe cyane. Bawuzanye M23 ibonye ibi bintu, ibonye ko bayizengurutse. Ahangaha ikintu ikuyemo mu buryo bwo kwigobotora aba bantu, ifashe ikintu bita imyotsi mu masaha ya saa moya n'igice gutyo. Hari ibintu babyita ngo smoke grenade. Irabijugunya nk'ibihumbi nkabinga, irabijugunya hirya. Iyo batabikora nta musirikare n'umwe mu 23 wari kugira gute wari kwarokoka. Ibi rero bavuga yuko ngo nabyo ngari tekinike imwe mu gisirikare ngo zikoresha zigira ngo zisubire inyuma nta musirikare n'umwe upfuye, kugira ngo bajye kongera kugira gute wenda kwisuganya. Aha rero bakubisemo imyotsi myinshi cyane, barayizengurutsa ahantu hose hashoboka. Byatumye n'umusinepo wa M23 abona inzira acikiramo. Aha rero kubera ibyotsi byari bihari byinshi cyane, byatumye abasirikare ba M23 baburira mu myotsi nk'ininja. Noneho aba Kinshasa baribaza ati se bigenze bite, barahatwitse noneho harahiye harakongotse. Imyotsi maze gushira bagiye kureba babura ikibuga bari kurwaniramo, bari barimo bari kurwanamo, babura umusirikare numwe habe no kubona n'umurambo. Nimba hari n'umurambo we 23 wakomeretse naho bawutwaye. Rero ibi byabaye nibyo byabere hano ku kibuga cy'indege cya Entebbe, bakubita ibyotsi ingabo za Idi Amin Dada babura uko barasa. Abasirikare ba Israel bakuramo abantu babo barigendera. Ndetse no muri Yemen naho 2015 naho nuko byagenze, ubwo abasirikare b'Abarabu bafatirwaga mu misozi hagati n'ibyihebe byari biri hariya muri Yemen. Ni ubwo buryo rero nabwo bacitsemo bahunga bakwiragiza ibyotsi aho ngaho nyine kugira ngo babone uburyo ki basubira inyuma. Ariko mu nyuma bagarutse batwika. Ngayo nguko Intare za Sarambwe urumva ko zakoze operation yakozwe n'ibisirikare bigiye bikomakomeye. Urumva niba leta ya Israel abasirikare babo barabikoze hano Entebbe hano muri Uganda, bakabikora uwo bita Idi Amin Dada bakamutungura ku akira operation yaratunguranye. Uzitwara na leta zunze ubumwe za Amerika zicaye zikiga rwose. Leta zunze ubumwe za Amerika zaricaye ziriga ziravuga ati rwose ibi bintu noneho ikintu gitunguranye. Israel yarajyanyeyo n'indege irayiparika neza cyane, irangije iramanuka itwara abantu bayo. Yari ahantu rwose barantunguye cyane. Ariko n'Intare za Sarambwe urumva ko ngaho erega buriya ntabwo ngo strategy buriya umuntu ugiye gupfa iteka horana ubwenge. Kuva nabera kuva natangira gukora amakuru yo kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi n'u Rwanda, nibwo bwa mbere mbonye M23 ikoresha ibintu by'imyotsi mu rugamba. Nta hantu namwe narigeze mbibona cyangwa ngo mbivuge. Wenda shoko kuba hari ntarabibonye, ariko ubu nibwo mbibonye. Tekinike zose mu rugamba zirakoreshwa iyo byanzura. Ariko ibintu bya smoke grenade ni ibintu ubundi ntarimenyere muri uru rugamba cyane rwose. Ahangaha hari impanguhe barasanaga mbona nk'ubone bakicana ubwabo, ariko ahangaha Intare za Sarambwe rega wumve ko zari zaguye mu gaco ka danje. Kandi aho ngaho ugomba gukoresha buri kimwe ngo uvemo. Reka tugende no mu yandi makuru. Reka tujye mu bibaya.
cyangwa dukomereze hano muri Kivu y'Amajyepfo tuhavire rimwe. Okay. Reka mpere hano muri wabishaka kose nta. Yes, reka mpere hano rero mu bice bya za Runingu mbanze mbabwira ibintu byahabereye. Hari amakuru rero atugezeho nananga ko ubutumwa ubutumwa bwoherejwe mu Burundi bwageze kuri Neva rero akimara gusoma ibyo ari byo hari abandi basirikare yohereje. Oya ndaje ako nta gace ka mbere mvuze ndaje nsesengura ibyo ubutumwa buri Burundi nitubigeraho. Aba basirikare rero bashyashya bahise baza hano ku rugamba nabari baje bazanya ndima twara amashyashya kuko bari barimo abakomando benshi harimo na special force nyine aburumva n'abasirikare bakomeye b'ingenzi Perezida Neva yizeraga. Ahanga rero boherejwe kugira gute rero bagiye gufata kano gace ka Runingo kuzamuka kugeraho bitasange gukomeza ukikubitaho bitabwegera ukagera aho bitaza ahanga rwose hafi na za Kamanyora bakagira gute bakafata ngo bashakaga no gufata agace bitanyangeze. Aya makuru rero yose yari yamenyekanye mu ntare za Sarambwe kari rwose ubutasi bwabo bwakoze neza. Nkuko twavuze ntago tuzongera kuvuga abatasa bari bo ndetse n'abasirikare bakomeye abari bo naho baherereye. Ahanga rero amakuru nakire bwana Fisi. Urugamba rwagiye rurahinana kuko barwanye amasageze kuri 3 kuko barwanye kuva ku isaha ya 3:18 rwose ndabona aribwo umutaramu yari yamaze kuyampa. Hanyuma urugamba rurahinana rurangiye mu kanya gatoya rwose gashije ku isaha 7:00 nibwo urugamba rubaye nk'uruhagaze ariko urumva ntago ruhagaze kuko ku mande zombi baracyarebana yingwe. Ariko amakuru ari kutugeraho nyuma yuko nababwiye mu masaha mu gitondo ko bimaze gupfa abasirikare ngafi za 80 nabangahe ubu none imibare yazamutse ku rwego rwejuru cyane bageze hejuru y'ijana. Abangaba n'abasirikare bamaze kujya gute kwasiga ubuzima. Aba nabishwe rero mu kitero cyabaye uno munsi bari bateguye bari bazi yuko kiribuze gukuramo hehe na hano za Kamanyora ariko birangiye bagendekeye nabi cyane kuko gukuramo Kamanyora ni ibintu bibagoye ndetse n'inzira bagombaga gucamo zamaze gufungwa n'intare za Sarambwe ndetse uduce hafi ya twose intare za Sarambwe ziturimo nubwo nubundi Wazarendo na FARDC birekereje biri aho ngaho biri kureberera ko bihagaze kugeza maginga. Hanyuma Poezero byifashe gute? Poezero ngewe rero ntari nta makuru mpafiteho ariko amakuru ngiye yani mfite hano nkuko twari tumaze kubivuga mvuga ngo nukuvuga ngo amakuru aragira ati Kinshasa bohereje drone za kasamutwe nyinshi cyane zigera hafi muri 6 aho bari bamaze kubona M23 iri mu misozi miremire ihanamye kandi cyane. Iyi misozi yari iri ahangaha iyo misozi yari irihe? Kibati yarigese muri Warikare. Muri za Kibati ni muri za Warikare birashoboka. Kibati ni muri za Warikare. Ni muri Kibati muri Warikare. Aha rero M23 bavumbuye yuko yari iri kugenda mu misozi ngo sinza ahantu yari iri kwerekera mu gace runaka. Noneho ubutasi bwa Kinshasa buza kubona ko M23 iri kugenda muri iyo misozi. Iyi misozi rero aba basirikari ba Kinshasa bahise ko bahamagara ku birindiro barangije bohereza za drone 6 kugira ngo zijye kubatsinda muri iriya misozi. Ndetse ko hari harimo n'amashyamba atari menshi ndetse n'imisozi yari ihanamye cyane. Ahangaha aya madrone yagerageje ngo kurasa ku basirikare ba M23 ariko nubundi izi drone kubera ko ngo imisozi yari ihanamye kandi isa naho ari n'imisozi yegeranye izi drone zikabura uburyo zirasa ndetse zikabura n'uburyo zifata igipimo. Ndetse n'ibindi bikorwa bishobora kuba igikorwa cyo kurasa cyagenda neza byose bikabangamirwa n'ubu buhaname naho M23 ngo yariri. Aha rero ngo ubu buhaname bwatumye M23 ibona nayo uburyo neza bwo guhanuramo izi drone kuko izigera kuri 2 bahise ko bazisiga ahangaha muri iyi misozi yo muri izi bice bya Warikare. Aba basirikari rero ba M23 bari baturutse hano muri Kibati ntago bari muri Kibati ahubwo bari bavuye muri Kibati bafite ahandi berekeje muri misiyo zabo. Aro Kinshasa nibwo avuga ati tubatsinde muri iriya misozi. Yego. Kumbi intare za Sarambwe nazo kugendera ahantu habi hahanamye nabo babifitemo ubuhanga cyane. Baratojwe cyane. Ahantu muri habi nge nshobora kuba nzi mpazi neza kari habi bamfite uburyo nahitwaramo. Wowe uramutse uhaje wankurikiye utahaje bishobora kuba ibibazo bibi cyane ko hari ahantu Kibati M23 hamaze igihe kirekire ihafashe kuko urebye hegeranye nawe bitazagisheberi ahanga muri territoire za Warikare
warikare apana gishebereye niba ariyo muri za Masisi pana nanone Kibati ya Zagoma hari abantu tuvuga ko nguko bakata biyimfura ni Kibati ya za warikare na za gishebereye byo muri warikare ahubwo harandi makuru bwana Fisi yego rwose uyu munsi nge mu Vitora bari bashyize ku kababi barahondagura gute rero buryo bukaze cyane mu bice n'ubundi byose yari isanzwe ifite hano muri za Rubaya ariko none ahangaha harandi makuru mashyashya atugezeho nyuma y'ibyo bitero bikaze cyane byagabwe n'ihurirwa no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa M23 none imaze gushimangira ko imaze kwivugana abasirikare bane bakomeye muri FARDC mu bari bagabye bino bitero ndetse abo basirikare bakaba kubitewe aho bita ahantu rwose aka gace bakita Mutongo rwose nibwo niko babakubitiyemo ndetse nako bita Mahanga utu duce twombi uko tugeze kuri tubiri M23 tungidukoreyemo amateka igisirikare cya FARDC kitazibagirwa mu masaha mu gitondo M23 turagaragaye isubira inyuma mu bice yari yarafashe bitewe n'ibyo bitero ariko muri amasaha amakuru ari kutugera turutse mu baturage aremeza neza ko M23 atangiye kongera gusubira muri bya bice ndetse kwa risiyo kizuba riri kuyihondana n'ibisasu bikomeye cyane ndetse ngo abasirikare benshi bari gutaka inzara bo muri FARDC kubwo kurwana batari kurya ni mu gihe intare za Sarambwe rero zikomeje kugenda zibakubita nubwo mu gitondo bari bayisubiranye inyuma pe ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese ariko amakuru meza ari guturukayo aremeza neza ko M23 iri kubyitwaramo neza cyane nuko bihagaze hanyuma rero bwana Fisi reka tujigoma n'ubundi rero cye tuvira n'inyuma rimwe nkuko nabivuze ngo amazina aragwira hano kano gacenge ka nyimije izina ryako ngo ni Busihenge ndi kuryumva ukundi mbari kuryumva ute mbwira ukuntu ari izina risekeje Ubusihe ndi kumva mwakantu kisiha ariko ntukasetse isiha twajyaga tujya kuzihiga abantu muziza ndikumva ko ari nk'agace kabamwe amasiha menshi yego nuko rero aha rero guherejo hano hari urugamba ninkubwira basihanirana umva hari urugamba n'urugamba uzi ko na mu gitondo rwahabyukiye n'ubu turi kuvuga aya makuru tuyavuze n'ubundi urugamba rukirimo kandi nanone ngo urugamba rwabuze gica n'ubundi ngo turarangiza amakuru urugamba rukirimo wagira ngo bari kuharwaniza habihari bari kurwanira umwe ashaka atanga undi bice zirahari rero mwabantu mwe nimba musengera intare za Sarambwe mu izisengere kuko ntizirasubira inyuma ndetse nabo bari guhangana nabo ntago bari gusubira inyuma ngayo ngo korera ariko urugamba byo rumeze nabi isasu ryo kuri rizuma ngo no hari izuba reka tujigoma tete tukwerekeza kwa Bitwenge niko bimeze kwa comedian yes hanyuma rero igoma bwana Fisi amakuru mabari guturukayo aravuga ko uyu nguyu Corneille Nanga uyu nguyu bita Bahati Musanga Erasta yego bamwita uyu nguyu Bertrand Bisimwa ndetse na Lawrence Kanyuka yego aba bagabo ngo bari mu mazi abira Kinshasa yarubiye Tshisekedi yarubiye none yabikuye ku rwego rumwe yabigize international yashyizeho abagomba kubica uko byagenda uko kose waruzi ko M23 impamvu yarashara Gisangani harimo niyo mpamvu yarashe ububiko bwa b'Abafaransa bakoreshaga twa tudoroni tumwe duherutse kuvuga tumeze nk'amasazi tumwe dugenda gutata n'utudoroni uraturana tw'ubutasi n'utw'ubutasi akenshi kuko kariya karaguruka nk'isazi kakajya nko kwidirishya riri kuberamo nk'inama bashobora kugafatisha ku iprafo umva rwose ntihagire n'umenya ko kahari utudoroni sazi n'utundi tugiye dutandukanye ahangaha rero hari doroni rero ngo bari barazanye shyashya zinyaruka zikaburira mu kirere hejuru ku buryo kizimanuka zitazisoza igikorwa azira wabonye Irani iri gukoresha zikata zisoza igikorwa utanamenye ko zahageze rero abantu badukurikira niba wumva tuvuze ngo hari umuntu ushaka kutwumva gutya akagira ngo drone zimeze nk'udusazi neza tungana nk'udusazi tungana urwara duto cyane tuguruka tubaho rwose abazungu baradukoze cyane no kuza kuguhagarara imbere ukajibona nagasazi gasanzwe kandi ari akuma k'ikoranabuhanga abanyamerika cyangwa n'abandi bose teknoloji igeze ku rwego bafata n'inuma bakazikora zikaguruka mu kiro ukabona ni inuma ikagenda ikajya gutata ibyitata amapusi nuko byose bakayakoramo mw'ibyo bintu bakayohereza kujya gutata ibintu nk'ibyo hari n'urugamba rwa kera nigeze numva leta z'ubumwe za Amerika zapanze kujya gukora ubutasi zikoresheje amapusi ariko ngo iyo misiyo yaje gufeiringa amapusi yarabatengushye noneho bakoresheje amapusi mazima nyamazima bakajya bayohereza barayatoje se bari barayatoza uwo mushinga barawutegura ipusi barazitoza barazohereza aho zagombaga kujya gutata
biza kurangira amapusa batengushye yabona imbeba akajya kwirira imbeba ko yakagiye gutata amakuru. Ntago byaragarukaga ibipusi bivuye gutata ko twakoreje kujya kuzana amakuru twagutumye kujya kurya imbeba we wagipusi we kandi zayariye. Uri imbwa ni ikora akazi neza kurusha izindi nyamaswa, irabanza igasoza igikorwa hari igihe niyo yabonaga kwavika bikaritse akigikora nabi. Ahangaha rero bwana Fisi nkuko wari umaze gusobanura iby'utwo tudorona abo abantu, ahangaha rwose amakuru arimeza neza ko aba bantu bari bagiye iki gikorwa kitaza kuba. Yego mwari kuzumva ngo mu mujyi wa Goma haturitse inzu zigeze muri 3, hari Bertrand Bisimwa, Lawrence Kanyuka, Corneille Nanga, Bahati Musangirasta, aba bose bakicirwa umunsi umwe kubera iki ubutasi bwari buri gukorwa n'abafaransa. None mu Vetura rero yamenya bya makuru aho byari bibitse ibyo bikoresho byose byagombaga gukoreshwa, barabishwanyuje Igisangane. Amakuru ahaturuka avuga ko banashwanyujemo indege y'abanyangora y'intambara. Ibi rero ni ibikorwa mu Vetura yigambye uyu munsi ikavuga ko ariyo yabikoze, mu gihe bavuga ngo ni igitero cyagabwe n'abantu batazwi bakabeshyura u Rwanda ngo kuko mu Vetura itagira izo drone. Reka tujye Burundi. Mwakabyana uyu muperezida rero ngiye arancanga, ariko namaze kuvumbura ubwenge bwe. Uzi ko neva biriya binavuga byose abivuga rukageze mu bantu akigira idebiri. Iyo ageze mu buyobozi mu gupanga urugamba no mu gutegura imigambi mibisha aba ari uwa mbere ndabarahiye. Uyu mugabo ntimuzongere kumwibeshyaho, ubundi naje gusanga ari we n'uwo bita Reverend Kuriyo. Ni babi cyane, ni babi babaya sana, kuko urebye amagambo abavuga ari seriye, noneho adanaseka, ari mu biro byiwe ari mu nama n'abandi bayobozi bari gutegura urugamba uburyo kibazafasha FCR kugabitera ku Rwanda, uburyo Kigali zavamo bakakuramo za Rusizi zaye hose bazahakuramo. Usanga uno mugabo kuri map ari mu cyane asobanura avuga ati ngo muzaca bizagenda uku, tuzabanza dukuremo Bukavu twikubite hehe bya bindi byose yigira imbere y'abantu atera comedy. Uzika bagira ngo ajijisha abantu bamufate nk'umuntu utagira ikintu akorwa, nyamara ntazatungurane maze azabatungura bereke. Namaze kubona yuko uyu mugabo bita Reverend Kuriyo ndetse na President Evariste Ndayishimiye iyo bafatanyemo bashitani. Noneho Reverend Kuriyo we aza ku rundi rwego, niwe mugome mubi cyane yara mu Burundi uriyo. Uziko noneho arahuna abajije umuturage wo mu Burundi namwe ati ese bura Reverend Kuriyo na Neva mubona umwiza ari ubu? Aravuga ati twafuma tukagumana Neva, ariko Reverend Kuriyo yagiyeho yatuma ati bafuma bakagumana Neva. Uriya mugabo namukundaga, mbona utuntu tw'udukorwa twiwe niki, mbona ukuntu abaturage bamwe na bamwe bamwiyumvamo, ariko nanjye aho yageze ari kuri FDLR. Nahise mvuga ati umunyago uvuga ngo urumva umuce mukurikira ngaha nyene ngo tuzoduga ngo tuzinjirira ngaha, kurumva basoda ngo bizogenda uko tuce bana bagacacambura mapa kayinjira neza cyane, ukavuga ati uyu muntu ni mubaya sana. Urumva hananiza akavuga ngo jewe ngo mungiriye ikizere ngo mukantora ngo cyumweru kimwe nabambanye n'u Rwanda. Wabana na rugute ufite umugambi wo kururimba rufasha bari abanyagwa Fast FDLR. Uziko burya zino diro zose ari iziwe we na Neva. Uziko y'amabuye y'agaciro twitaga ngo ni Neva yarya, uziko bayasangira na Reverend Kuriyo kira kintu kose we na Prime niyo ngabo barangiza bagashaka kubishyira ku mutwe wa Neva. Ahubwo Neva nawe hari ukuntu rimwe na rimwe njya ndeba ntabwo nari gutekereza neza, ariko uyu mugabo nawe azi ubwenge buriya bafite proof z'ibyo bagiye bakorana byose banamureze yavuga ati twarayasangira kuko sanga arabigaritse. Neva rero nawe ni umuhanga burya, ntimukamurebe kuriya ntabwo waba perezida urinjije. Nubwo ajya avuga kuriya birabikora kugira ngo abaturage bakomese bamufate nk'ari nta kigenda, abe yikorera utuntu twe yitonze ubundi azabatungure. Si byo se? Ngayo nguko bwana Fisi. Yego. Iminota ndabona itujyanye. Nota yatujyanye. Dusezere. Kadusezera abakunzi bacu. Katubifurize kugira umunsi mwiza nanone. Gose Imana barinde turabakunda cyane.